uravuze ngo imvura nyinshi n'umuyaga mwinshi. Imvura yari umuyaga mwinshi uruta imvura. Yego. Kwako imvura ishaka kuza ari nk'amashara. Kandi umuyaga mwinshi utuma abaturage bajya kwihisha kugira ngo utabajyana. Uriya muyaga uzi umuntu awuzanye muhire kandi muri birindira. Uriya muyaga niramvura. Yego. Bestina n'Locas baravuze ngo Imana dusenga ntago ari Bayali. Ntago ari Dagon. Yego. Ariya yari amasengesho y'abafana. Amasengesho y'abafana ba Debeni n'abafana ba Big Energy. Ntago byari kumuryohera kuko Nyagatare abazamuraga ibirangantego aho bari urahazi se mwe nababonye mu mafoto kujye none se akanya aho bari urahazi simbize pe ngumutako nyingire sani wowe okambwira abantu we murazana abantu bahumeka nkuko igipirizo ha 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 nyogoye yora mundeke zogezo Kenisi ntago ikipe Gasogi izigera ukizana batinganye abantu Imana yavumye urazana Semuhungu bapanuye ikibuno urazana Semuhungu maze nka kino gikariti ngo Gasogi uburi hazo gufite umujinya urazana umuntu ujya kunya kitabaza ibinini bituma umuvuduko wo kwituma bishyira hari ibinini bihagarika diare umuntu bahora urabona ino mikoro ingi kuri Semuhungu byasaba zino mikoro ziyo ngo zinjire mu kibuno cye Kenisi warambabaje wowe watumye amakuru ya mbere ku isi ahantu ibintu byarenze wowe wateye ubwoba umuvandimwe inshuti yanjye Ndahiro Valence papi umuvandimwe inshuti yanjye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unyitecheke chuwa nitumugaza kina n'abana ukina n'abanyana sabatandukanye mu cyo yetandukanye sibanganye ngutana senanga isana mitima mano bakurikira Kigali News 500 ukurikira Maisha Entertainment. Ndi kumwe na Muhire Johnson the promoter uyu mugabo umuvuze byinshi ntago wabasha kubirangiza. Ni umugabo wagize uruhare muri showbiz nyarwanda guhera 2014. Ni umugabo wagiye ashaka kugira ngo impano z'u Rwanda cyangwa bihangano nyarwanda bitera imbere yaba muri cinema nyarwanda yaba muri music nyarwanda yaba bita underground. Ariko ni umugabo utarahawe ishimwe ariko nanone baravuga ngo gira neza wigende kuko ineza uzayisanga imbere. Muhire ukimubona ntago ari bwa mbere mubonye wamubona tukanda ko karako kazagera handitse notification kandi hirya ko handitse subscribe hamagena neza 100 byaruzuye na Muhire arabikeneye. Kandi nanone zishimire abantu mwese mwumva mugakurikirana ibiganiro n'ubwa mbere mubumye kuri Kigali News tofite muri meze neza meze fresh cyane siyaka bro urasa neza pe. Thank you. Uvuze uruhare rw'amafaranga babati nanjye Imana ishimwe. Turageje imisine kuri YouTube yarahembye twarahembwe tumeze neza ariko muri barimo baradukata amafaranga adanga barakora senga ugahembwa senkani bazatwirukana mu nzu ariko bigiye kuzakemuka mu minsi mike kubera Imana bigiye kuzakemuka kubera mukuru wacu w'igihugu arimo arabikurikirana n'inzego zitandukanye z'u Rwanda n'abayobozi batandukanye. Ariko mi wambaye neza beda ufana Kiyovu cyangwa ufana nta kipe fana ngiye mbara nyine uko mbona ko ngomba kwambara. Yego dread zawe bukande mu bahanze bajya batandukanye twibuka Bobo Marire Lucky Dube Alpha Burundi ikitegezo cyawe ku bantu wibuka mu bafite dread kuko nago zikuriho kubera abanyarwanda cyangwa abandi ari wo wibukiraho kugira ngo ugere dread kandi dread nago zitungwa n'umuntu w'umunyamwanda no muntu ugira isuku kandi Muhire aba afite fresh hasi no hejuru kandi bisaba amafaranga beda we uzi ko mbaza kuri cyakoroze kwamamaza ikijyanye na dread cyo nago nagize nyishiraho kubera yuko wenda ngo mbafana cyangwa se nyirutubwo nuko nagiye nkurikiza bite n'imico yabo cyangwa se ko bagiye nyine abantu babazi
kuko niba bashobora kuba bavuga ngo niba umuntu kuko abantu benshi buriya iyo ufite dread kenshi igihe bavuga ngo unywa itabi inkuru ajya uvuga ineza hari icyo bita ganja plant yego hari icyo bita itabi nyatabi hari semuda nihirishisa n'izindi ariko hari abantu ibyo ni ibindi bindi twatuye mu bintu byo gutaba ntabwo twatuye mu bintu byo kuzamura kwaguka kwagwa arumva abantu bakumva ngo ese mimara ni ibintu bica ubwonko n'ibitekerezo ariko muhira aka kanya n'ababikoresha bose nyine bazi ko neza ko atari byiza ku mubiri w'umuntu ariko muhira atunze direde kubera ki burandi ye ku giti cye njye nta kibazo kirimo ese ko mfite uruhara aricyo rurenga ora oya no kwimana nyine bararuguhaye kandi narwo ntago waza mu itono ngo byuke ngo uhite urusengera ariko nubwo amafaranga muhi ukundi ndanyuzwe muhi nibyo rwose muhi amafaranga mfite ariko navuze mva ugura mikoro n'ibiti nayo ufite nyine aragutunze abahawe nyine n'urwego rwawe uriho ayo rero udafite n'Imana itaraguhereza okay by the way muhire ikaza nakurikiye Maisha Entertainment hanyuma ibyo tuzanya n'ibyo tuza kuganira twabanze kuganira kubera ko muhina amaze kubona ko abantu bakurikira Maisha Entertainment ari abafana banje baragukunda byatari noneho maximum respect done gutya ndabakunda cyane mwarabinyeretse nzahora hano bararikira kuganira bakoze urira ku mabati zabamemutse ninatira y'amagambo zaba mfite ikimwaro ku maso utazahemukira umutima bankunze aya niyo mahitamo yanjye bamwita Soshomura yagiye sha Soshomura arahari ni muri babano yagwagiye avuga mane ariko sha ruswa mu Rwanda yaracitse muzajye mwaka abahanzi ngo giti mu ryinyo ariko urwego rw'ubugenzacyaha RIB na SED na polisi zirimo zirareba mwebwe mw'abanyamakuru mwe babaha amafurashi n'amasidi akagira abantu mushyiramo gutya ejo bundi wagiye ahantu mu kwamaza za nzoga nabonye ibirenge byawe n'imyenda yahindutse icyone kuki niba bataragakira abanyamakuru n'abahanzi kuki batabashe muri VIP nkabona icyondo cyakurenze iyo giti mu ryinyo niyo mpamvu buretse gato niyo mpamvu umuntu bita urumva gira ubuntu mwami suko niyo mpamvu media yahindutse mu Kristo nuko yasanze showbiz nyarwanda irimo uburozi inzangano ubu muhira basanga baramubeshye ngo baramuha 50 bakamuha 10,000 bigashyira mu itiki ariyo mpamvu icyono cyari cyamurenze mujya mu biganiro yakoze cameraman we nago namuvuga kuko nawe yari yavuze ngo urumva byumva uhora yego pole sana ntacyo ndi buvuge ku byo uvuze pole sana wabibonye ute se hari ahakurya Nyamata ariya ikintu cyabayeho nuko igitaramo cyagenze neza nkuko abanze bagombaga kuririmba byararirimbye kuko ariko ikintu cyaje kubaho avuga neza bararirimbye rwose yego kandi bose ubona ko bari bafite udushye cyangwa se bafite uburyo nese niba narabirebye performance ya Bwiza warayirebye kwako umuntu bakoze stage nziza ikintu tunenga Bwiza nuko atazi kubyina nese ni ngombwa ko umuhanzi ashaka kuba azi kurimba akabazi hagaragara inshingano ze Bwiza ni umuntu ushaka kuba azi gucreating utuntu ariko turaza kuryohera abafana nk'urugero niba arazanyeho team y'abantu arya manager wa Bwiza ni Junior oya ni Claude ariko yari Junior ariko vungu ni Claude oya nese Junior yaje yerekeje Chrisize rero no kuba harakana bona ko katajyana neza kuri Bwiza kana kabonesha ijisho kandi Chrisize irumva Junior ni inshuti ya Kiroko ya Kiro bamwitane sinyamame ya by'amafilime Rocky Kimomo se abavanemo kandi Rocky Kimomo urumva amanaginga Chrisize yego none se kuba Rocky yaba inshuti nanuza na Giti hari ikibazo bifite nta kibazo ariko ariko nabenda hamwe kuba oya buretse tuzagaruka kwa Rocky Kimomo Rocky ejo yarambwiye muri ka free zone mu Biryogo yarambwiye ngo wamwana afite Bubu nawe turabazi Bubuna mu kiganiro cya ese byakunuka yavuze gute yaravuze ko wacunze umugabo asinziriye none se kugira ngo Bubu nawe kucyo Bubu nawe namunatenda yumva
mani haje icyo bita virusi. Fata umwana wa Giti niwe witwa n'ubundi Bubu nawe n'umwana wa Giti Kimomo. Yego oya ni Junior Giti. Junior ntabwo twabona umugore we. Junior Giti ntabwo uzi umugore we. Ese namuhenga amarira iki? Okay, dukomeze. Okay, dukomeze. Ubwo rero ko ubwo niwe tarashaka. Okay, dukomeze. Ubwo we n'icyaba ari cyo kibazo. Junior yaba afite umudamu. Yego. Roki Kimomo tumuzi nk'abasankara n'abandi. Yego. Sibyo? Noneho tugaruke kubyo abero ni hari amuhire Jason. Erega mu impamvu no hostinze nuko mu bintu akira Jado. Nuko Jado akira. Nuko mu bintu by'ubuhanzi muri showbiz nyarwanda. Sibyo? Uyibamo. Kandi uyimazemo imyaka mwinshi. Urumva babyibuke mu biganiro mu byo namanje kuvuga mbere nuko nagiye nerekana ibyiza bya muri showbiz nyarwanda guhera 2014 tugeze 2020 kangahe 2024 nuko ubu turuhare urumva kubora hisemo kure kuzabahanzi akanya ngo mukorere samari ibyabaye ura munsi no nyine ryo nshaka kuvugaho we bashatse kwirengagiza ibyiza yakoreye urumva umuziki nyarwanda cyangwa abahanzi nyarwanda ese ngombwa ngo nibukirwa ko narapfa bazakwibuke ariko nunafaza ngo muhira akoze mujya mudushima tukiri ubwo ni wo musi uzabageze kugira ngo ibyo bintu ura mwana usigaye umenyera baze kuri channel yabanga isaka manager ngo nahanga amafaranga ngo mvuge ngo byasabe ngo mvuye kubyaki nabereka warayahawe se bwo ari ikibazo hago se amahirwe nagira ko ntago nafata rozo ariko ikiza nuko nawe amafaranga ushobora nawe barabishoyemo byo byose wanza aragaza narongotse ndino je narakoze urumva negeze ko umuzungu azishyura ngambwe kubyabone hari kubyabere hariya no kugitaramo cyagenze neza ariko mu masaha agera mu masaha za saa 10 saa 9 gutyo n'igice nuko ikirere cyaje guhinduka ndetse ikirere cyaje kuzamo ikitwa imvura nyinshi imvura uko yagendaga igwa mu minota nka 45 hakaza indi ariko nyago byatumye abafana bwabo ku giti cyabo bagira ute bajye kugama ruko bakomeje kugira ngo bumva umuziki cyangwa se bishimira abahanzi kwako kira gitaramo ni gitaramo kibangaruka mwaka ni gitaramo kiba muri amatariki numvisha ku mwaka utaho kizaba mu kwezi kwa 7 cyangwa se mu kwa 6 harimo sama kwako ngo bazi neza ko muri iki gihe cy'ukwezi kwa 10 hazamo imvura nyinshi kandi bira bitaramo biba mu gihe cya saa 8 zirenza himinota kizonya ku itariki 10 ku itariki enye zo kwezi kwa 10 ngira ngo kizabera imuhanga ni muhanga ruhanga nabwo niko numvishije oya igitaramo kindi kizaba kwa 6 tutaha kizabera Ihuye mu ntara y'Amajyepfo tukomeye kizabera Ihuye nyuma bazagira Rusizi nyuma bazavira Rusizi ariko muri tuzaba tuhari Ihuye tuhari tuzakorera live bizashoboka cyane bizashoboka cyane Imana nidushoboza ubwo dutiza imbaraga gusa icyaje kubona uko mu masaha za saa 12 gutyo n'igice ubwo umuhanzikazi witwa Bwiza yajyaga ku rubyino ndetse wakoze na stage nziza irimo udukoryo twinshi ndetse irimo n'udushya nibwo yaje kuvaho aza gukurikirwa n'uwitwa Kenisol nawe waje gukora stage nziza nyuma yaho nubwo uwitwa Bruce Melody wari utegejwe n'abaturage benshi muri karere ka Nyamata haje kuza imvura cyangwa se yabanjijwe n'umuyaga mwinshi aho byaje kuba ngombwa yuko Bruce Melody ataririmba ahubwo biba ngombwa kaza kwireka abafana nkuko bisanzwe wagara gatoya nimba nakivuga twigera cyakomeza yego nagashyizeho uravuze ngo imvura nyinshi n'umuyaga mwinshi imvura yari umuyaga mwinshi uruta imvura yego kwako imvura ishaka kuza ari nk'amashara kandi umuyaga mwinshi utuma abaturage bajya kwihisha kugira ngo utabajyana atazamo serwakira buretse muhira buretse nise kutanye utaza ko ataza iyo serwakije mu muyaga ihumba nkuko ngo ruhumba ngegera nibuke ko stage nayo bayubatse kandi n'ibyuma kandi ari speaker hejuru none se buretse gatoya ira stage imbere y'ira stage ibyo babanje kwizirika urabyibuka nago byibuka ega ni imigozi kandi ishaka ko yacika nayo bashatse ko mushomeza zefu urumva aza kwibuka ko umuntu witwa Ruma nyiri Burabora w'inyamirambo umuntu witwa Peter niwe wabuzara kugira ngo ibyuma bya Mushoma Joseph urumva bibe barimye ngo twubatse akomeye abandi bubaka ku musenyi amahirwe wabita yago Pondat cameraman yaji ureba uriya muyaguze umuntu awuzanye muhireka ni muri birimbira uriya muyaga n'iramvura Destiny na Lucas baravuze ngo Imana dusenga ntago ari Bayali ntago ari Dagon
yego ariya yari amasengesho y'abafana amasengesho y'abafana ba Debeni n'abafana ba Big Energy ntabwo byari kumuryohera kuko Nyagatare abazamuraga ibirangantego aho bari urahazi se mwe nababonye mu mafoto kujye none se akanya aho bari urahazi simbize pe ngo ceceka wige nyicyo ruhambye wige ndi guteza amatwi ubundi umuntu usigaye nemera bamwita bamwita muri Kanombe woroye inkoko uko n'amafirigo Amagi the Black yego nkemera wa ujya kuri kuri Maisha wa munyakora kuri TV10 nawe nkaza nkamwemera urumva nkongera nkibuka munyakora kuri TV10 mu kiganiro cy'abastari naga kigikora azana no ryo mwita gute wa mujya munanutsi yashinye cyubicanira munane ntuzabikate ni Gustave ninde Gateke Gustave utazabikata muhitwa twahita dushwana no kuri kwima baya n'abantu baharaniye icyo bita iterambere rya music nyarwanda none bararibonye ahubwo icyo bita uburozi amahembe amadayimoni aba muri no ruhando rwa muzika iyo babonye ishyaka na mwire bateye imbere ntago uzangurira jingo nyinkwe ntuzangurira ibyo muri restaurant ngo mbirye sha muhireka nkubwiza ukuri abadukurikiye nimutagira amakenga namwe nawe mutugira amakenga none stage twese tuzashiduka yes yakora fata guca mikoro urumva mumbona urumva mara ndimana nkokore Nyabugogo ariko fana uzbe nikire kumanga ne stane vumwe ntago nge bizambaho amen Gastagi Stavire muntu waze cyo bita top 10 akurikiwe n'umunyama witwande gutamana guta kwisango na muzika sibyo yego ako stinaraza mu ndirimbo z'icyumweru kwa gatandatu yerekana indirimbo 20 zahize ibindi byose aba bose man aba hari indirimbo ze nk'esheshatu mu ndirimbo za mbere akaza ki eshatu Gateke Gustave ndani wowe ngumutako nyingire ni wowe okambwira abantu we murazana abantu bahumeka nk'uko igipirizo nyogoye yora mundeke zokezo abataje none ntago bazi byabaye ariko mwaka habaye nukuri kw'Imana nta muntu muri shobuzerwa mujye mumbona muhunga kuko naguze ibikoresho ariko mwemera ko n'amasaha n'amarinete n'izi ngofero twambara zemo kamera ariko DJ Brian akanye n'ingwani zo gasinzenyegeje babonye wete se muhungu ariko Kenisi warasuzuguritse sha yarasebye Kenisi ntago ikipe Gasogi izigera ukizana abatinganye abantu Imana yavumye urazana se muhungu bapanuye ikibuno urazana se muhungu maze nka kino gikariti ngo Gasogi uburi hazo gufite umujinya urazana umuntu ujya kunya kitabaza ibinini bituma umuvuduko wo kwituma bishyira hari ibinini bihagarika diare umuntu bahora urabona ino mikoro ingi kuri se muhungu byasaba zino mikoro ngo zinjire mu kibuno cye kamwe ngo na hosting kuri stade Amahoro i Remera stade mukuru w'igihugu yego murajya ku mukino wuje Rayon Sport na Gasogi urazana se muhungu uzana DJ Brian uzana DJ Sony uzana DJ Sony hostinze hano uretse kambe ngo hostinze hano mwana Nyagatare na mwisi hostinze hano muri kira kiganiro nikirangirira urazana se muhungu uzana Brian uzana DJ Sony abatinga n'abadisibeni ngo nta muntu ujye bavuga ndakuvuza nza Imana yonyine ku munsi meko nizacu rubanza umwana w'umuntu ntacyo avuze imbere yawe ikiganiro kirarangiye unababaye sha itusinzira ahubwo bagire ngo uracyahari
murakoze cyane. Kenisi warambabaje. Kenisi warambabaje, wowe watumye amakuru ya mbere ku isi y'ahantu ibintu byabere byarenze. Wowe wateye ubwoba umuvandimwe inshuti yanjye Ndahiro Valence Papi, umuvandimwe inshuti yanjye Ndahiro Valence Papi nzamushimira, Ndahiro Valence Papi nzamuha igikombe. Niwe muntu wamvanye nawe mu buyobe. Ndahiro Valence Papi niwe muntu watumye angira uwo ari we. Niwe muntu kuri BTN tuzi neza. Ariko nenge BTN yaze umunyamakuru ryo mu kiganiro kibyasoze umunyamakuru akigira gutya. Bose gatomvugiramo. Yaratamese aramutamisha. Waramutamije se? Papi. Ndashaka icyo bita igitangazamakuru kiye mu Rwanda. Kiri munsi ya televiziyo y'igihugu na radio y'igihugu. Ushinga icyawe Ndahiro Valence Papi. Wirinde bya bigoryi. Ndahiro Valence Papi. TV1 Kenisi ayigize y'abatinge n'abazibiyen. Ngo baribye. Ikipe ni Gasogi. Nawe mwiri. Yego. Nawe ngiye man. Udatumanya ku mabati gatanani yahura. Mwe nigendere.